ukuvuga ngo imparamba yari ifite bari abantu bafite umuco wabo w'imibyinire cyane hariya bitaga Gikongoro niho habaga imparamba cyane. Noneho ubwo bagakusanya twa tuntu twose two mu Rwanda. Ubwo ya ndirimbo bavuga ngo imparamba nyirabihogo nayo nuko bayishyize mu byuma, ariko ubundi zo ntabwo zateraga imbyino, ashwi gusa zahingishaga amasuka zisimbuka n'Imana kiberwa nihingeyo cyarumina baba muhara bene Imana yanze kunyura inzira y'ikibuza bene Imana dore ngo irashaka rubura amanywa bene Imana. Muraho neza kandi mwaramutse. Uyu munsi noneho dutaramye bucya tubahaye ikaze wacu ku Mutagara KTV iwabo imyidagaduro gakondo. Ni bisanzwe ni Kamanzi nk'abaruzira amakengo rwa Mugenza rumushumba w'urugamba. Bahaye ikaze wacu, bahaye ikaze ngo dutaramane. Uyu munsi nakataraboneka. Dufite umutaramyi mwiza mwakunze, umutaramyi ukuze kandi ugeze mu myaka myiza ibereye guhanuzwa. Yitwa Kavuna cyane. Umubyeyi wavutse mu 1958, umubyeyi winjiye mu rukerereza itorero ry'igihugu mu 1984, n'ubu ngubu akaba agihamagarwa mu itorero ry'igihugu. Ni ikipe y'igihugu ariko kandi ryitwa itorero ry'igihugu kuko ntabwo ari ikipe y'umupira, ahubwo ni itorero rihamiriza kandi riririmba, ndavuga urukerereza. Twamuhaye ikaze rero, munyemerere asharike ingamba maze yakira abakurikiye Umutagara wabo w'abataramye. Nabanje nyiricumu ryaje rirangamiye kunesha, yarigemye umubisha mu gihumbi. Yego ganawe ati ndekera icumu rishira ijunju rirakifitiye amava muhira. Yego ganawe nabanje mata kw'abashinkanda mu gitondo akamba ubukombe. Yego ganawe mu gitondo akambara ubukombe, akaba nyina w'inyange z'u Rwanda. Yego ganawe
nabanje rwikorana amakuza rwa mukinuzi n'ubu ko mbagenda imbere y'ingabo yagera iyo yanga akarwana yego ganawe ahubwo rero iyo ndirimbo yitwa bamba nkanda. bamba nkanda badusangizaho ku mateka yayo. Ku mateka yayo ubundi basingizaga umwamikazi. Uyu mwamikazi bamusingizaga bavugaga ko yambara umwenda umukwiriye, ari we inkanda, yambaraga inkanda imukwiriye. kuvuga ngo mata ko bashe inkanda ni ukuvuga ngo inkanda mbese ni ukuvuga ngo ni umwenda usanzwe nk'uko bavuga ubu twambara imyenda, ariko yo ikaba yari ikoze kinyarwanda, noneho ikanaremera, bigasaba rero kwambarwa n'umuntu ufite intege. Niyo mpamvu bavuga ngo matako abasha inkanda. Ubwo yabaga ateye neza, ariko ateye neza byo birumvikana, ariko noneho no kwikenyera kugira ngo itaza gukenyeruka ikagira aho ifata. ubwo yarabaga ameze nk'igisabo n'ubundi. Ariko imitoma yahozeho. Bwacya akambara ubukombe. Ubuhe bukombe? Ubukombe n'umuntu mukuru n'umugabo mukuru. Ubwo bashaka ko yari mukuru. Matako abasha inkanda, bwacya akambara ubukombe. Ubwo yagabanye nawe Inyange z'u Rwanda. Bavugaga umugabo we. Matako abasha inkanda, bwacya akambara ubukombe. Unyemerere, twatangiye inshoza nari ndimo kukuvuga, ariko twibwire rwose usharike ingamba, uhere mu byivugo, uyivuge Kavuna. Yitwa Kavuna Karisiti. Rubungo rumene ngabo kanga ntambarwa ntabwo barugamba rwitanganyika nk'abanyampame ya Runihuru, nkabo barute nk'ababahane baruhe baharambe bahebesa mu rugaramiro hangara nkiko, nkabo urufunguzo rw'ijuru nk'abangafuriye pariki nk'abakontake y'indege. Amazina Kavuna n'amazina yawe? Niryo zina rya data na mama. Ubyumva ute iyo hari abana bavuka ubu ngubu bakiyita wenda Kamanzi bakongeraho intore rikomoka kwa Sentore na Masamba Intore, ariko nawe nk'umubyeyi wabaye ikirangirire mu njyana ya gakondo mu itorero ry'igihugu, cyane cyane mu matorero ahamiriza akanabyina, ukabona hari abana bitwa amazina yabo ariko barangiza bakarenzaho Kavuna, kuko ndabazi bagera muri 2 kandi nawe urabazi. Ibyo bintu biguhisha maringana iki? Ukuri mba numva nishimye, kuko impamvu mba numva nishimye hari kuntu ashobora kuvuga ati ndumva hariho nk'indirimbo ni yaririmbye, umva imbanye nziza, noneho ngashaka uburyo nshobora kuba nayiririmba nkawe. Ndetse harimo n'abana benshi bakundaga kumpamagara bakambaza nk'ibitero by'imbyino ibyo yibagiwe cyangwa se uko iteye, nkabimutekerereza, noneho akihutira kwifata. Noneho yakwihutira kwifata nk'umuntu wabanzi, akumva uwo mwana yiririmba akavuga ati ariko se uwo mwana ibyo yaje kubimenya ate, iyo ndirimbo yaje kubimenya ate, iryo jwi yaje kurikura hehe. Noneho batangira bati araririmba nka Kavuna, noneho izina rikamufata gutyo. Noneho nakumva nawe aravuga ati nanjye rwose nitwa Kavuna, aho anyuze hose nitwa Kavuna, aho anyuze hose nitwa Kavuna. Hari n'abayise Kavuna batarakumenya. Noneho hari nabo twahuye, noneho duhuriye ahantu twari tugiye mu myitozo, noneho bahamagara, reba abana benshi bari aho ngaho, abenshi ntabwo mbazi, bagahamagarira rimwe najya kumva nkumva Kavuna uko bahamagara niko nitaba, uko bahamagara niko nitaba, nkabona bose barandeba nkayoberwa barije bahamagara, cyangwa ari Kavuna wundi nkumva umwe yitabiye nk'ari hirya, nkumva undi nanone yitabiye ahandi, bikabiranyobeye. Navuga noneho nibahamagara nzajya nceceka mbanze numva uwo bahamagaye uwo ari we, noneho kugeza igihe baje kujya basobanura Kavuna mukuru, Kavuna mutoya. Yitwa Kavuna, ni umutaramyi kandi cyane, ni umutaramyi mwabibonye ko ni umubyeyi ukuze, ni inshuti yanjye magara, twamenyanye nko muri 2018. Ariko ndagira ngo n'ubundi turimo kwibwira abantu, turi mu ntangiriro y'ikiganiro, watwibwiye amazina, ikivugo kandi cyiza, utindi n'urufunguzo rufungurije. Urufunguzo rw'ijuru. Uracyamenya kuganira nka kera. Kavuna yavukiye he? Kavuna arubatse? Kavuna yakuriye he? Kavuna atuye he? Ntuye i Nyanza ku Rwesero, niho navukiye, na data niho yavukiye, na sogokuru niho yavukiye,
kereka abasogokuruza nibo bagiye bava ahandi ariko ubundi sogokuru ubyara data yavukiye ahantu bita Igahanda ariko ubu ni Rwesero ni akagari ka Rwesero. hariya buriya uri mu bigabiro by'iwanyu uri mu muryango. Kavuna se yisanze ate mu kuririmba, impano yaje ite, urugendo rwawe guhera mu buto kugeza utangiye kuba icyogero winjiye mu rukerereza? Mbere yuko tugera mu kwinjira mu rukerereza twagira ngo twumve urugendo rwawe guhera mu bwana kugeza igihe wamenyekanye bakatangira kukwigomba mu rukerereza. Igihe namenyekanye twabanje kujya tubyinira mu maserire noneho by'amarushanwa, hakazamo amarushanwa, noneho bakajya batoranya, noneho bigezeho baza kudutoranya tujya mu itorero rya komine. Ubwo amakomine nayo aza kugera hararushanwa, amaze kurushanwa ubwo komine yari Nyabisindu. Komine Nyabisindu yitwaga ya mata niho yavuye. None cyane rero Nyabisindu yaje kuvamo abantu benshi b'abahanga. Nk'abande kugira ngo tuze no kuba none cyane aba harimo abitwaga ba Katabogama, abitwaga ba Munyankindi, abitwaga ba Kazadi, bari benshi. Ariko usibye ko bamwe ntago baje gukomeza, mbese baje kugeraho babihagarika. Ubwo baje kubihagarika bitewe nuko ubwo twamaze kugera mu itorero rya komine dutangira amarushanwa. Tumaze kurushanwa noneho amatorero abaye aya mbere, noneho ubwo urukerereza rutangira kuza kurobanura mu matorero yabaye aya mbere, bakaba ariho bareba abahanga. Noneho baje kudutoranya rero bantoranyamo. Bamaze kuntoranyamo ubwo ariko ntabwo naririmbaga, oya kwari guhamiriza gusa no kubyina. Noneho bamaze kuntoranyamo buke, noneho tugiye mu rukari. Tumaze kujya mu rukari noneho bakajya baduca amakipe, kuko hari imihamirizo imwe tutumvaga neza tutarayimenya, bakaduha abantu batwigisha, noneho bakaduha n'abatera iyo mihamirizo, noneho no gushaka kuza kuririmba kugira ngo tuze kumenya za rwaninka, kuko niyo twakoreshaga. Noneho mu kujya rero gushaka kuririmba, noneho ikipe imwe, kubera ko bamwe bakoreraga hagana hirya abandi bakorera hino, noneho twebwe numva uwitwa Amaso Kubona w'Inyanza niwe wateraga za rwaninka. Noneho Bwanakweli nawe bakamuha ikipe ye, nawe agatera za rwaninka. Bwanakweli wa undi tujya tubona usumba abandi wahamiriza. Yego buriya yarazi guhamiriza akamenya no kuririmba. Ariko ubundi Maso Kubona yamurushaga kuririmba byo. Noneho hakaba undi witwaga Kayitane Buseruka, ni nawe watwigishije Benimana. Ubu ntabwo twari tuyizi, ukanyura yituririmbye. Noneho barangije ubwo bati mujye ku mpande. Noneho ubwo mujye ku mpande mushake no muri abo bashyashya baje, nabo mubashakemo abazajya batera za rwaninka. Buri kipe igire buri kipe igira umuririmbyi. Biza kungora rero, ariko ndakomeza ndakurikirana, ariko nkabikurikirana mbanza kwigana, kuko twarimo turi babiri, bari badutoye turi babiri. Noneho yaririmba nabi nkigana mbese ngo ukuntu yaririmbaga nabi. Ubwo bagaseka bati ngaho rero noneho we biririmbe, bati mukosore ni umukosora yenda bikaba bibi kurusha ibyo namwiganagamo. Ubwo ndarakomeza ndagerageza, nyuma y'iminsi nk'itatu nk'ine bamaze gushirika ubwoba. Ubwo baninjiye mu rukereza gutyo. Ubwo noneho nubwo ntangiye rero kumenya kuririmba, noneho bakaduha umwanya wo kujya kwiga indirimbo, bakaduha umwanya wo kujya kwiga ingoma, bakaduha umwanya wo kujya kwiga imihamirizo. Ubwo buri kintu icyo ari cyo cyose tukagenda tukinyuramo. Ubwo nibwo natangiye rero kwiga kuririmba. Ririya torero ry'i Nyanza rimaze igihe kinini, ririya riba mu Rukari. Icyo gihe ryari ririho n'iryo mwakuriyemo? Niryo twakuriyemo. Rirakujije? Niryo twakuriyemo rwose. Ariko hari n'abavuga ko urukerereza ntabwo rwavukiye i Kigali, rwavukiye mu Rukari. Mu Rukari Nyanza hariya Ikavumu. Ikavumu Ubundi Ikavumu hariya niho babanje kwitoreza
noneho bukeye barahava ariko kavumu hariya ku kigo cy'amashuri cyangwa hano hepfo ugana kwa muganda kuri foruje niho babanje ariko icyo gihe twe twari tutarajyamo ubwo twe twaje dusanga bamaze kugera mu Rukari noneho ubwo niho bahise bavuga ko ari itorero ry'igihugu bavuze ko ari itorero ry'igihugu rero nibwo bashyizeho urukerereza yitwa Kavuna mwamubonye ngira ngo turimo kumva amateka kandi urumva ko arimo kugenda dusangiza izindi ntore twumva mu mateka tutazi bahamirizanyije babyinanye nyemerera twongere dusharike ingamba dutaramire abanyarwanda kiberwa nihingeyo cyarumina baba muhara bene Imana yanze kunyura inzira y'ikibuza bene Imana dore ngo irashaka rubura amanywa bene Imana urwa mugabo w'amahina tumwinginge bene Imana ugiriye uraye siboye intore bene Imana wihogora mugenzi wanjye bene Imana bene Imana kandi cyane iyo ndirimbo irakunzwe kandi imaze imyaka myinshi kandi namwe mwayumvise ikuze twayumvise ikuze cyane namwe mundebere umuntu ungana atya iyi ndirimbo akaba yarayumvise akiri muto ikuze ntabwo wayumvise ukuze ahubwo wayumvise ikuze ni nk'iyaryari indirimbo umuntu wayihimbye ni ntabwo twabashije kumenya wayihimbye bwite namwe mwumvaga amateka nk'uko tuyumva ni ukumva amateka nk'uko bayaduhaga kuko none se data nawe yari umuririmbyi yari mu ishyaka kwa Rudahigwa nawe yarayisanze yasanze iriho ariko ni ugukurikira amateka yayo gusa uko impamvu yabiteraga iyo ndirimbo kuki yaririmbwe iyo ngiyo yaririmbwe ku bwa Rwabugiri ngo bari bayihimbiye Rwabugiri ni ingabo ze zayihimbye noneho kuyihimba rero ngo bavuye ku itabaro baraza bageze imuhira baricara bararuhuka igihe barimo baruhuka bajya kubashakira icyo babakiriza noneho bagiye kubashakira icyo babakiriza ahari basa naho batinze abandi barakomeza baricara barategereza noneho umugabo aza kurakara Rwabugiri aza gusa n'urakaye ariko ntibamenya kuko ngo yararakaraga umuntu akahita abibona mu maso noneho barangije bose bahita bamubona mu maso ko arakaye noneho ntabwo rero bagombaga kumubwira ngo ese urakajwe n'iki bahise bavuga ngo noneho iryo jambo niryo bahereho nk'aho bavuze ngo iyo aza iyo baza kubivuga gutyo bakavuga ngo yari guhita abimenya ko bamuneguye noneho barabyoroshya baraceceka kubigenza bite kugira ngo bamucubye yo gukomeza kurakara noneho aza kugeraho noneho yumva bavuze inka nziza nize mbese utuntu twose ibyo bavugaga byose kiberwa n'ingeyo zari inka ze
batangira kumubwira ko ari we uberewe Kiberwa n'ingeyo cya Rumena. cya Rumena ngo yanze kunyura inzira y'ikibuza dore ngo reshaka ruburamanywa urwa mugabo w'amahina reka tumwinginge noneho yumvise ko ari ukumwinginga ubwo ahita nawe abahisha ko atararakaye noneho wenda ko hari ibyo yabonaga bitagenda neza noneho arangije yaje kubiberura inyuma yumvise bamaze kumumenya nyine ko yari yarakaye nibwo rero bagendaga bamubwira yanze kunyura inzira y'ikibuza dore ngo irashaka ruburamanywa urwa mugabo w'amahina reka tumwinginge nari mu ruhango na nanga ingare agenda bamubwira aho yagiye anyura hose imisozi bagiye banyuramo yose noneho agenda yumva yose mbese akumva kuko bayinyuzemo noneho akumva n'ubutwari bagiye bahakorera muri iyo misozi yose ahita yumva ko bamusingije ati rwose nta kibazo iby'umujinya biba birashize. Iyo ngiyo ni bene Imana ngira ngo mwumvise imva n'imvano yayo, niyo mpamvu gutumira abakuru kugira ngo umurage tuwusigarane ni ingenzi, kandi kugira ngo n'ubundi ka kahuzi ka bugingo gakomeze kande kavu. Ubu ngubu itorero ry'igihugu ntabwo gukora selection bikigoye, biragoye kuko bitwara umwanya, ariko kubera ko amatorero yabaye menshi kandi agaragara no ku mbuga nkoranyambaga, umuntu ashobora kugira gutya akandikira umuntu cyangwa se arimo ibyo bita gusikororinga catya areba muri telefone akabona abantu bahamiriza akamenya akavuga ati uyu muntu abyina aha ngaha reka nzajye kumusura murebe aho abyina hanyuma nzakorera kuri toma neza. Mwebwe icyo gihe byagendaga bite kugira ngo umuntu amenye ko ari umuhanga turuke mu itorero runaka? Hariho ikipe ishinzwe gutembera igihugu igenda ireba amatorero hanyuma igakora selection ikavuga ati abangaba ni abahamiriza beza, abana baririmbyi beza, reka duhurire mu Rukari Nyanza mu rukerereza. Byagendaga bite kugira ngo umuntu yinjire mu rukerereza? Yinjire mu rukerereza bavugaga nk'ubu wenda buri mwaka bavugaga bati hari ibyiyongereye muri buri karere cyangwa muri buri kagari, noneho bagafata urugendo rwo kujya kunyura ahantu hariho hose hari amatorero, mbese ni ukuvuga ngo aho amakomine hose yari ari icyo gihe, noneho bakagenda bareba muri izo ntore z'amakomine, noneho bamara kureba muri izo ntore z'amakomine niba babonyemo nk'abantu 2 cyangwa 3, ariko bakaba bashakamo no kumenya ese akarere kanaka kitwara gate, babaho bate, babigenza bate, mbese imyitwarire yabo imeze ite aka karere, kuko burya bavuga imico umuco w'aka karere umeze ute, noneho bagashaka uburyo bashobora gukusanya imico y'u Rwanda, u Rwanda rwose, noneho bamara kuyikusanya bakagenda bavuga akarere kanaka gafite umuco n'uyu, akarere kanaka gafite umuco n'uyu, akarere kanaka gafite umuco n'uyu, kugira ngo rero tuzahuze u Rwanda. Ni ukuvuga ngo aho wafashe aka kantu akandi ugafata hariya, akandi ugafata hariya, akandi ugafata hariya, ukazana n'abaho bakazi, noneho bakabateranyiriza aho mu Rukari. Niyo mpamvu urukerereza rufite umwihariko buri gace gagiye gafite buri gace gafite indirimbo, buri gace kakagira indirimbo yihariye, noneho bakamenya yabyinwaga ite, ese yagiraga ite, ese imparamba hari ahantu muzi imparamba se ahubwo ni iki? Imparamba bari abantu urabona nka kuriya babyina ikinimba, ikinimba buriya ngo ni imbyino y'isuka, ariko noneho habagamo ubwazo zonyine imparamba zifite amasuka zihinga, noneho bakanatera n'isuka ikazamuka ikagera nko mu kirere bakayisama, ariko ubu ntaho bigikora, ntabwo bigikora. Ni ukuvuga ngo imparamba yari ifite, bari abantu bafite umuco wabo w'imibyinire, cyane hariya bitaga Gikongoro niho habaga imparamba cyane, noneho ubwo bagakusanya twa tuntu twose two mu Rwanda. Ubwo ya ndirimbo bavuga ngo imparamba nyirabihogo nayo nuko bayishyize mu byuma, ariko ubundi zo ntabwo zateraga imbyino, ashwi gusa zahingishaga amasuka zisimbuka ubwo se ntibwari ubwoko bw'umuhamirizo w'intore? Oya, ni imbyino y'isuka, noneho bakanakaraga isuka bakayitera ikajya hejuru,
noneho ubwo rero bamaraga kubikusanya byose bamara kubikusanya byose noneho niba bakuyemo nk'abantu babiri buri komini bamara kubateranyiriza hariya bakavuga ati wenda tubonye harimo abantu benshi cyane bikabije noneho reka turebe umwe wenda uzi mu karere k'iwabo ushobora kuba azi wenda umuco byibura wenda nk'icya 3/10 bo akajyamo noneho abasigaye batashye basubiyeyo bakabwira bati none mugende dukusanyirize muri bya bice bisigaye muturebere utundi tuntu twaba turimo none kubera ko hari umuntu wabo wagiye mu rukerereza babandi kubera ko bashaka guhatanira nabo kuzasubirayo bakagenda bakiga twa tundi two mu tugari ahantu hose muri utwo dutorero twose bagenda barebamo utuntu twiza batuzana noneho batugezaho mu rukari noneho bakagenda bakuramo rero niba hari imbyino bakagenda bareba uko impamvu y'igitero bateye hari ushobora gutera igitero utazi n'iyo gikomoka ukaba wasanga kinatukana yenda ariko noneho bakagenda bavuga bati iki gitero cyakomotse aha iki gitero cyakomotse aha bakagenda babyiga gutyo noneho barangiza bagakusanyiriza hamwe bagahuza bamara guhuza noneho kugira ngo mwumvise impamvu urukerereza rufite umwihariko w'imbyino kandi n'indirimbo ugasanga bikwiriye igihugu cyose byaturukaga mu kuntu batoranywaga kandi n'icyo bagamije kugira ngo n'ubundi bigaragare ko ari itorero ry'igihugu. Kavu umaze kuturirimbira Bamba Nkanda umaze kuturirimbira Benimana reka twongere dushake indi ndirimbo dutaramira abanyarwanda n'abagore beza abagore beza nayo bamaze kubyina Benimana urumva ko basingizaga shebuja Rwabugiri baravuze bati niba rero dusingije umugabo none se duhakirwa twamunika kandi koko ntabwo bishoboka barangije nibwo rero bashatse indi mbyino iyo abagore beza niho bayishakiye batangira kuyita abagore beza barayimubyinira nawe arangije arishima usharika ingamba y'abagore be y'abagore beza nawe ese bagore be nabanje mata kwabashe nkanda ye y'abagore be y'abagore beza nawe ese bagore be y'abagore be y'abagore beza nawe ese bagore be noneho ubwo bayishakira nuko bayibyina bajyamo noneho bayishakira ingamba bati noneho iyi ngiyi nayo muyishyiremo abadamu iyo yari abagore gusa ntabwo n'abakobwa bayibyinaga Benimana niyo yabyinwaga n'abakobwa ubundi none ubu basigaye baravanga ariko ni indirimbo y'ingore ni ingore hanyuma ya yindi ikaririmbwa n'abagabo Benimana yari abakobwa none ubwo ko cyangwa byaterwaga n'imibyinirwe yayo niyo mpamvu yabyinwaga n'abakobwa impamvu bavuze bati kubera ko umugore abonye imbyino ye kandi noneho iyi ngiyi nanone nta muntu w'umugabo wajya kwibyina kandi arimo ahamiriza ntabwo bishoboka noneho bati iyi ngiyi y'umugabo ibyinwa n'abakobwa gusa noneho iyi ni ingore ni abagore ni umwihariko wabo mbese nk'igihe bejeje n'imyaka bari mu gitaramo nabo bishimye bakaba ariyo babyina. Ubu ngubu umuntu ugize amahirwe ahamagarwa mu rukerereza hanyuma yashaka akavuga ati kuri butike mube mu nkopyi ntikigaragara ko hari agafaranga kaba kagiye kubonekamo winjira mu rukerereza bwa mbere ishimwe ryabaye irihe? Ninjira mu rukerereza bwa mbere ubwo ni muri 84 ndumva twarakoze amezi ane banza aratana ahari muri mu kwitoza icyo gihe bampembye amafaranga 1000
hano rero wabyumvise yari menshi bakoze amezi 4 niba ataratana ahari hagati y'amezi 4 n'5 bamuhemba 1,000 noneho ariko icyo gihe fanta yaguraga 5. oya nanone si ntabwo nari ntaramenya igiciro cy'amafanta kuko ntabwo utatangira kwigurira icupa baguhemba 1,000 nariguriraga ariko nari ntaramenya ariko nabwo byari mu rukari hari byari mu rukari wewe wagize amahirwe buri wanjye ubwo se nk'abantu babaga baturutse mu Burera barabategeraga rwose barenze bakaba 1,000 yabaga ari menshi yabaga ari menshi none se icyo gihe kuva nko mu Ruhango kuva i Nyanza ujya mu Ruhango twategeshaga amafaranga 25 ku modoka 25 nose kuva i Nyanza uzi Kigali twazaga kure umupira tugategera ku mafaranga 250 muje kureba rero i Nyanza saro rya 250 aretu kugenda aretu kugenda no kugaruka ugatanga 250 icyo gihe mwiteguraga ikihe gitaramo kuta Stade Amahoro muri ubwo Stade Amahoro yatashywe muri 85 ngira ngo niba atari na 6 sari ndumva ari na 5 kuko niho noneho bagize gutyo bazana noneho urukerereza ariko noneho bazanamo n'abandi benshi kuko hari amatorero menshi noneho bayita izina rimwe kuko bavugaga ngo bo kuvuga ngo urukerereza kubera ko bari benshi mbese n'abandi b'abaturage bose baje bavuga bati mushyiremo itorero ryinshi kuko intore zonyine ubwazo zari 150 abakondera ari 50 mbo abakobwa nabo n'abagore nabo bari 150 ariko bo bakorera ukwabo intore zigakorera ukwazo no gukina ntabwo twamenyaga ese niba bakinnye niba batakinnye kuko ubwo niho iryo itorero bahise baryita ngo ni ko bahise baryita kuko bavuze ngo bo kuryita urukerereza kubera ko ryahuriwemo n'abantu benshi icyo gitaramo cyabaye umunsi umwe twitoje hafi nk'amezi 3 twitoje amezi 3 kuko twabanje kwitoreza i Nyanza mu Rukari turahava tubaye benshi kubera ko bamwe bari babuze aho baryama habaye harehare turaza twitoreza i Nyamirambo turara muri Satandere niho ryitwaga Inyabutatu Inyabutatu abantu bakera bakundaga kurikoresha nuko noneho ubwo twari intore 150 n'abakondera 50 ingoma umutagara bari 24 umutagara ubwo ngubwo yari imitagara 2 iyi cano yacu kugira ngo nyine cano yacu yitwa umutagara n'umwe aho ngaho niho byaturutse rwose ngaho nyumvira imitagara 2 kugira ngo sitade ikunde yo kuba ingoma zo kuba nkeya icyo gihe mwabaga mufite ibyuma ubu ngubu muririmbira ku byuma bikarangurura ku buryo abantu bose babyumva cyangwa mwariyeranjaga ijwi rikagera ku muntu nta kintu twari dufite nta mikoro ndumva ntazo twari dufite mwarahodotse twaravugaga gusa mu ndebere namwe kuririmbira Stade Amahoro nta mikoro nta na bafure twarumva usibye hejuru wenda aho abayobozi bari niho bavugaga nyine ukumva muri stade wenda mikoro zirimo ariko twebwe hasi mu kibuga nta mikoro twagiraga nta nubwo mwiyumvaga reka nta bucwi twavugaga gusa twese twavuga kubera ko ubwinshi bwacu bukarenga stade wiyumvise ute umaze gutaha stade uri muri korari maze gutaha stade rwose numvise mvuga kandi wari ukiri umusore nari nkibashije gusimbuka nari ubwo ariko nari ntaranafatisha neza kuririmba oya numvaga nta cyambuza guhamiriza no kuvuga ngo bagiye bakubyigira mu kuririmba bagiye bampatira mu kuririmba bakagenda bimwe na bimwe kubera ibyo nagendaga mbigana ugasanga hari bimwe bibayobera gufata kandi nari nkifite mu bwonko hazima mfata vuba kavu abana bubu b'abastari wenda mu ngeri zose tutagiye no muri gakondo gusa ariko reka twigarukire wacu muri gakondo baciye ibintu rwose babaye abastari baragenda bidoga rwose amaradiyo akabahamagara akabaha ibiganiro bakabona kwamamaza mbese ubustari bukabagaragaza cyane bakagira n'imyitwarire guhinduka kubera ko ari abastari ugasanga baguze n'utumodoka
kugira ngo ahangaha batambona bakaza kunyifotorezaho cyangwa bakamfata n'ibindi nk'ibyo ngibyo urabizi. Mwebwe icyo gihe dusangiza urubyiruko rw'icyo gihe rwabaga rumaze kuba abasitari mwitwaraga mute? iyo mwabaga mumaze kugera muri urwo rwego, iteka washakaga kuvuga ngo nanjye abantu b'iwacu bamere nkanjye. Icyo gihe kuko twirukankaga cyane iyo twamaraga gutaha, wasangaga abo twasize badukeneyeho kugira ngo batwumveho icyo babategereje, icyo twakoze uko twabikoze. Urabona ko nta mateleviziyo bamwe twagiraga, nta matelefone areba twagiraga, gusa kuza kumva ese mwabikoze gute, ese mwabigenje gute. Ubundi bimwe babyumvaga kuri radiyo gusa, bakumva kuri radiyo bati twumvisemo yenda twumvisemo kanaka. Ibyo ari ugupfa gushushanya gusa ariko utavuga ngo niwe cyangwa se. Noneho ugasanga bakeneye kumva uko ibyo twakoze, noneho bakagira inyota yo kugira ngo byanze bikunze natwe tuzabigeraho, natwe tuzabikora byanze bikunze. Noneho bigatuma bakwegera cyane buri kanya. Namwe ubwo icyo gihe mwabaga mushakishwa n'ubundi. Noneho bigatuma, ubwo ni ukuvuga aho mutuye buri mugoroba wabaga uri kumwe n'abana barenga nka 30-40, ari byo murimo gusa byo gukina, iby'umupira babivuyemo, byo kugira ngo byose babivuyemo. Abajya gutashya inkwi byo batakibyibuka, abajya kuvoma ibyo babihagaritse, bakajya kuvoma ari uko ibyo tubivuyemo byo guhamiriza no kubyina. Uretse ibyo byo kuririmba ukoresha impano zawe, hari ikindi wakoraga wenda mu gihe cy'urubyiruko, imyaka y'urubyiruko yawe, nk'akazi ko bumva abantu bagira akazi, nyuma y'akazi bakajya guhamiriza cyangwa bakajya kubyina? Hari ikindi kintu wakoraga mu gihe cy'ubusore bwawe muri icyo gihe? Narakoraga, nari nzi kubaza ibizi by'intebe, ibintu byose mbese n'imashini ndayizi ibaza. Wari uzi kubaza? Ukunda kuvuga ijambo donc? Ukunda gukoresha igifaransa? Jewe buriya byanteye amatsiko yo kumenya Kavuna yize amashuri angana iki ku buryo nta na rimwe rwose. Kira gifaransa se? Ni ukugena nk'uko gusa, ni ukugena nk'uko ntabwo nigeze niga. Iyo nza kwiga byo ntabwo byari kuba byoroshye. Ntabwo Imana ireba bizaguruka ikabyima mu baba. Ariko Kavuna ntabwo nari kugarukira hafi. Ni ukuri sinjye kubeshya, ntabwo nari kugarukira hafi. Uretse Nyanza buriya yari regiyo y'umwihariko, kuko yagiraga abaririmbyi benshi n'abantu bahamiriza benshi cyane. Akandi gace mwubahaga mu gihugu mu Rwanda karakahe? Buganza iwacu. Buganza nabo barabahanga mu guhamiriza cyangwa mu kuririmba? Barabahanga mu kuririmba. Ubundi abambere na amajyepfo nibo bari bazi kubyina no kuririmba, ariko n'Ubuganza bari uko. Unteye kubaza ikibazo cy'amatsiko. Hari igihe indirimbo ziririmbwa ugasanga abantu barimo kwitana ba mwana bavuga bati iyi ngiyi ni Buganza, iyi ni mu majyepfo, iyi ni yo mu majyaruguru za Burera. Hari nk'indirimbo nk'ebyiri cyangwa nk'eshatu uzi zikomoka Buganza, wenda niba ubyibuka? Warimo izo nzimo nuko ntazi kuzitera. Oya, niyo utamenya kuzitera. Ariko nka iriya zaturutse Rwamagana nayo ni yaho. Hari indirimbo yitwa zaturutse Rwamagana? Niye zaturutse Rwamagana. Niba hari nk'akantu niyo kaba gato. Ntibuka ibitero byayo. Uyu ntayo zaturutse Rwamagana. Reka dukomeze, ndayibuka, ndaza kwibukamo akantu. Izindi izo zirimo nyinshi rwose, zirimo nka nuko nkunda kwibagirwa. Zisigaye zisa n'izibagiranye kubera zitakiririmbwa cyane. Ntabwo zikiririmbwa ngira, ariko zirimo nyinshi rwose. Nuko bagenda bazihindura, barazihindura bakazivugira andi mazina atariyo. Ariko inyinshi zose zirazo z'imbyino z'inka nazo ni izaho, ziraza z'imishagiriro inyinshi ni izaho. Rwose ni naho zagiye zikomoka. Nuko gusa bagera za nk'ahariya bakabihindura bagashyiramo ibindi bintu bijya gusa nazo, ugasanga zirasa n'izivuyemo. Reka twongere dutaramire Abanyarwanda, twongere tubaririmbire. Mu kanya twaririmbye Abamba Nkanda, turirimba za Rwana y'inka, bazarwina inka nabwo twaririmbye. Twaririmbye Abagore Beza, ndetse turirimba Abamba Nkanda na Bene Imana.
dushakira indi utura abataramyi bacu. ishyiremo nabagwira se Nabagwira. aya kuba mu rutoki we yego rero hiye bagwira ntumenye nk'untu we Yego rero we ye bagwira n'intokatoki we yego rego we ye nabagwira. inyenyeri zikunda kwaka Abakobwa bakurira kubona abahungu bo kwa ndungutsi iye kirenga. iye nabagwiriye amaye inka nyiramaganda arayinyaga kuri mude dari ku ishavu na rugara bikinihira kamuzi zari mu biro nangire neburege yabona ifa zikanyabugoyi nta kinyakuru Hakurya kuri Karamba ibaba na se kubumbi Gahondo ye nabagwira. iyo nayo yakomokaga i Gahondo Gahondo hari hakurya ya Nyanza. Nyanza. Hari n'akagari ka Gahondo. uwo nyirakubumba niho yari atuye. Yampaye inka nyiramaganda arayinyaga kuri mudende ari ku ishavu na rugaravu ikinihira kamuzinzi. Kamuzinzi ngo yari shurushefu Karusagara intara ya Kanwa Rutemangusho. nubwo bagendaga bakurikiranye mbese aho naho yayimunyagiye yamunyaze inka. Iyo ndirimbo yarashimaga se cyangwa yaragayaga? yaragayaga. Yaragayaga nicyo cyatumaga badakunda kuyibyina cyane. Nuko Kavuna agira ati yaririmba muri stade, Kavuna yinjira mu rukerereza. Nyuma ya stade wateze indege ryari Kavuna ko mbizi ko wateze indege? Muri 80 8 mu kwezi kwa gatandatu. Mu kwezi kwa gatandatu nagiye muri Libya. Hari habaye iki? byari by'iserukiramuco hari. By'iserukiramuco oya. Numva byari cyangwa ni amarushanwa ajyaba? Urebye hari ni nk'iserukiramuco. Byaterwaga n'iki iyo mwabaga mwateze indege mwagiye imahanga ukajya kumva byabaga ari ukugaya umuntu urimo guhamiriza nabi? Kuko iyo utu video tutwumvise ujya kumva baravuze ati ni urugero ngiye gutanga ntubabarebe. Hayo Kavuna nyakuvuna umuheto hamiriza neza Kavuna subira mu ngamba. Oya birya no gushima buryo nejo bundi hari mu gihe cyashize batwari twagiye muri hera tinzana twari twagiye bari mu Bwongereza. Niho natutse Semanza. Karaka video tujye twumva umuntu arimo gutuka Semanza ni wowe? Ni jewe. Ni wowe? Ni jewe wamutukaga. Tuhamiriza neza hari twibutse ngo nasohoke cyane. Sohoka cyane. Sohoka cyane shaje indi mikara myinshi Semanza we. Nyine burya hari gihe uba umwishimiye uko arimo asohoka. Noneho hakaba n'igihe rero burya ushobora no kubivuga utazi ko barimo babifata no kuntuza. ushobora kumva rwose ushobora no kwivuga ikivugo yagombye kwivuga mbese ukivuga mu kigwi cye bitewe n'intege ubona afite kandi bikabazamurira umuriri n'umurindi bigatuma agira ingufu. Kavu mbabarira umubwira amafaranga ya mbere wakuye muri Libya muri 88? Ibihumbi 100. Ibihumbi 100 muri 88? Ibihumbi 100. Uze sinka miliyoni 10 zubu. Ibihumbi 100 ubwo no kuvuga ngo navuyeyo ntagiye kubeshya. Usibye ko nagendaga mwe nyapfusha ubusa. Ubwo nari nuvaga nkindi n'umusore. Angenda nyatagaguza. Nose naguzemo inka bwa mbere 2. Z'ibihumbi 30. Inka 2 z'ibihumbi 30 nziza. Andi ubwo sinakubeshya uko nagendaga nyatagaguzanya abantu ngira gute. Bose niyo mafaranga nafashe bwa mbere menshi. Ubwo bituma nibyo byo kubaza mbivamo.
natekereza kujya gukora akazi k'ukwezi nkavuga ni gaho ninkora akazi k'ukwezi hariya kugira ngo bampe uruhushya kugira ngo gere ntibishoboka. Kandi noneho ninumva bahamagaye ntabwo rero twagiraga amatelefoni bahamagaraga kuri radiyo. Baramutse bampamagaye ukwezi kugeze hagati ni hahandi sinzajya guhembesha nzahita nigendera ubwo mpitamo kubihagarika. waravuze uti aka kazi katazabangamira akangaka katazamangamira kandi bampamagaye uko byagenda kose ko ngomba kugenda. icyo gihe ntiwari utangiye kuryoherwa noneho no kuririmba? ubwo noneho nari maze kumva rwose ngeramo neza. ni ryari wayoboye ingamba y'abaririmbyi akaba ariwe ufata mikoro ariwe utera indirimbo mu rukerereza? Kuva muri 89 89 rwose byo nari maze gufatisha neza 88 muri 88 muri Libya. Navuye muri Libya nza mpita mfata mikoro. Uwari usanzwe wifata se byari byagenze bite? Ntawe gusa twararushanwaga. Mwararushanwaga? Icyo gihe wari umaze kubarenga? Kandi icyo gihe nari nkifite n'umwuka kandi nari maze gusa n'ubarenga. wakoze ubukwe ryari? warongoye ryari? 89. Waramaze kuba umusitari? Umugore yashatse umusitari. Niho kubona Pamela na The Ben. Nese umuntu wari utangiye 89 ubwo wari umaze gutega indege nka kangahe? Ni gatatu. Iya mbere muri 88 ubwo ushobora kuba waragiye nk'inshuro kabiri. Muri Libya nari ngiye rimwe, Algeria kabiri. Wadusangiza uko byagenze wurira indege bwa mbere? Yaraduserereje turi benshi ntabwo jyenyine. Yaraduserereje bikomeye. Nagiyemo noneho bwa mbere kubera ko numvaga ntacyo bitwaye kugira ngo ijye kuva hasi igere hejuru nibyo nagize iki kibazo. Ubwo narinze ngeraho mbese nta kindi kintu wambaza ngo menye icyo ukondi. None ku buryo twanagezeho nkavuga nti waduhanya gasani ngo dutahe ntabwo nazagaruka muri ibi ngiye. Kubera indege wari watagangaye na cyane bikomeye. Ariko nyuma yaho buryo umuntu agenda amenyera noneho kwa kundi ugenda tugiyeho nari meze gutya na gutya abandi nari meze gutya na gutya noneho bakavuga ngo bazajye bagura ngo ibinini ngo bituma ngo abantu batagira isereri. Bo nkatekese ndamenya nguri ibyo nato nzajya ngenderaho. Ubwo nagiyemo nka kabiri tugaruka rwose ibyo niho naje numva noneho nta serera cyane. Ubwo nibwo twatangiraga kugenda tubeshya ngo ni yindi ndege baduhaye ngo ntabwo ari yindi ya mbere. Nyemerera twumvikanye ko turi gukora ikiganiro kirekire ariko kiri buze gukorwa mu byiciro bibiri. Unyemerere cya mbere tugisoreza aha ariko tugisoreze ku ndirimbo wongera gutura abanyarwanda, hanyuma mbararikire kandi kwitegura igice cya kabiri gikurikira iki kiganiro ko turakora ikiganiro kirekire maze tuzabagezeho igice cya kabiri. Nyemerera turirimbire abanyarwanda indirimbo hanyuma mu kanya n'ubundi tubanze tunywa amazi twongere tugaruke tugana ku musozo. Nyirantagorama kuri Kigorora amazi meza manutse ngamba n'urunyoganyога rwanyoye ni Nyagaruzi y'amageragera yoga ibyambi garitse ibyano ihorere mami ihorerewe ihorere jisho ry'intareye akaba musaza wa Nyamurinda nyirimiringa 500 n'urunyoganyога rwanyoye ni Nyagaruzi y'amageragera yoga ibyambi garitse ibyano ihorere mami ihorerewe ihorere jisho ry'intareye akaba musaza wa Nyandera nuko yatsinditse agasaya n'akakababi kagasha kadora kagorigori karushaho ihorere mami ihorerewe. Iyi ngiyi yo Nyirantagorama kuri Kigorora harya cyangwa kuri Kigorora? Kuri Kigorora ntabwo ari kuri Kigorora, ni kuri Kigorora. Kuri Kigorora. Kigorora ni yahe? Kigorora ni agasozi kari hafi ya Murama. Hafi ya Murama Murama yahe? Hariya hafi za Masango. Hari agasozi gahari kasa nakate ariko nikanaterera cyane. Gusa kari mu tuntu tw'uduharabuge ariko nikabuze nk'intambwe nko kuva nka kugera hariya hejuru. Yari mu ntoki? Oya ni
nango ni umuntu wari uhatuye Nyirantagorama. noneho ako gasozi rero bakitaga Kigorora. Noneho Nyirantagorama niho yari atuye. Bamuvugagaho iki muri iyo ndirimbo? Kubera ko ako gasozi ako karima ke Kari kagororotse. karateranye kari kagororotse gahagaze gutya. Noneho baje no gushyiramo umuhanda bawushyizemo basanga kazamuka gutya bacisha ku ruhande akarima ke barakamurekera. Nyirantagorama ko atagororwaga. Mwakoze cyane. Ni Kamanzi nkabaruzira amakengo rwa Mugenza ndi umushumba w'urugamba. Ni Kavuna twataramanye ariko turacyataramana. Mutwemerere icyiciro cya mbere tugisoreza aha, mwitegure icyitwa part 2 mu Cyongereza. Mwakoze cyane bantu muri kuri kamera. Umuntu witwa Honore turagukeje cyane, ariko kandi Sino era nawe turagushimiye cyane. Mutwemerere dusoreza aha ngaha, hanyuma kandi tunywa amazi twongere tugaruke n'ubundi no mu gice cya kabiri kandi turabararikira kugikurikira. Murakagira Imana.